Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ndi Kigali ndabigarika, wanditswe na Niyonteze Fiacre, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Harya ngo umwami tuzamutegerereza mu murwa. None se ko benshi twishora muri uyu murwa imbokoboko, bamwe tukaza tuje kurera amaboko dushaka kurya ku mitsima abandi bakobokeye kandi bene iyo mitsima nabo bayitsimbarayeho. Cyane cyane twebwe rubyiruko. Koko pe tuzatungwa n'uburaya, ubujura, ubutubuzi n'ubupfubuzi Kigali tuyibemo tuyibashe. Nuko dutegerereje umwami mu murwa se, dukurikira umukino. Ariko rero aka kabari k'uyu muzungu banza nako kananiwe rwose. Nta nzoga, nta brochette, ahantu utabona nakazingarura. Niba ibyo mbonye Hano basigaye bagira ubwoko bumwe gusa bw'inzoga. wanyoye ariko sha Nuko umuhanga wabyeyi nyine atavangura wakabibwira kamubwire. Nitumarira icupa twimuke hindura akabari rwose. kumva manifisi nibyo nakubwireka nyine reka dupfe kwinywera ibintu Yawe akabari ibyo naho bundi karananiwe rwose karananiwe niba ari nako muzungu umva singubeshye nako muzungu ko ariko nawe uzi gusibanya sungo ku ruhu. Nsebanya iki ubundi bikora imana n'umuzungu y'abakire Umuzungu witwa bikora imana wari umuzungu wabuze icyayi abenda mu karu. niko koko vi hari umuzungu ko agakwiye kugira akabari k'amavuta nk'aka ngaka hano i Kigali. Yewe umugani wa muhanzi ngo twese byaranze. Arasha shango uko wa mugore sha rero fi wa mugore rero ndangiye yabaye ingaro ingarakunda ko pe neza ariko rero ibyo bibara rudutendo gusa tendo gutese ya mugore nabahuje wasanze ngo umukobwa ari wa undi w'amafuti kamwe kitwa bera kirirwe kakwiruka ngo wakabukinda shabyihorere wibisubiramo ukuntu umugore twari twahuje se yari yanyikundiye koko wari warabimbwiye neza pe gahunda zose twari twazikoranye neza. Yari arimo kunsingiza buri kanya ngo ndi umukozi w'umuhanga akagusingiza bivugwa ze reka ubwire buriya urumva buriya iyo ngiye kukurangira umuntu mba nkwizeye neza ibyo byose kuri iriya gahunda kuri wowe nari nyifite. Rero kuva uriya mugore akuviva akavuga ngo ibintu byose niterebye reka nkubwire ndagushakira n'abandi abaye narakubonye Kigali ntiyakunanira byihorere sha ikize kandi ngiriwe yancishije mu gikari nyuma tubyutse singeze muri saro ye nakubiswe n'inkuba mbonye ku bikuta hatatse amafoto ya inkuba ariko yaranyeshije bera ndimo mpunga nateye indasha nisange ndi iwabo mu buriri na nyina none uri ntahana babiri pe umwana na nyina uri intwari ukwiye kusingiza utyo koko aho ubera ishyano ubu wasanga na nyina urahise umukabukirina amugani wawe rucana nk'ubiri ngira ingusho wasanga yinjiye da nkuko umukobwa we ntibyasabye manevure nyinshi do burya ngo pa imwe gusa ariko zundi reka mubaze ubundi wavuye ute icyo kibazo kirakomeye wavuye ute reka nkubwire namaze kubona nisasiye umwana na nyina ndakonja neza mbugutita urumva neza
nibutse ukuntu ariko ubundi kudasoma ashaka izo nkuru zawe se zatuma unasomaho. reka mbanze nkubarire inkuru wenda ndaza no kugunyuma nuko sha nibutse ukuntu mbere arimo kunyirukaho ndatekereza nti noneho ngiye kubona nkabona arinjiye nsanze iwabo mu nzu ntabyifatamo nde sinkubeshye nahise nsezera ndiruka ibaze sha Kigali iranyanze tu ubanza ngiye kwisubirira mu cyaro kwa sogokuru ahubwo reka mbwira ifi ucumbikiye nk'iminsi ngahe ndebe ko wenda nawe ahubwo turi wa musongo araje bikora imana abakiriya banje mumeze muti tumeze fresh bikora imana. amakuru ni meza. Umuzungu witwa bikora imana byacangiye nako byakundiye Kigali ariko bikora imana ufite akabari keza uziko n'ahandi hantu twajya kumwe. umva rero ndababwire mwa basore njyewe bikora imana ongiye gukira. ugiye gukira n'ubundi warakize. ngiye kuba umuzungu bya nyawe kandi namwe nimumurikira zabakiza mbahindura abazungu nkaje. aya seka ariko reka mbabaze bahungu none mwakicara tukavugana mwakicara tukaganira gakeya. wabona umuzungu mwene wacu w'umunyarwanda agiye kudukiza da umva mbese ese bikora imana ariko batuboneye umushinga urimo inote se. inote nyine zirimo harimo inote nyinshi cyane. yewe narafise umushinga narashaka ko mumbera abafatanya bikorwa tugakorana. tufatanye wereke none se tubwire uwo mushinga uteye mumve mabwire narabawiza ukuri imumurikira yewe nazabakiza ariko ntabwo urimo gutubara ariko ngo yewe nazabagira abarobi baroba amafaranga n'amazahabu n'amamodoka yose. ariko rero bikora imana ariko kuki mufite ubwoba ntibyumvikana rwose. kuki mufite ubwoba mu Rwanda se havutse ikiyaga barobamo amamodoka n'ibintu ngibyo byose. yego sara nimwumve narababwire urumva wowe yewe narashaka gukora igiterane nkaba pasiteri nako apotre wicamamare wavuye muri Amerika ukiza indwara zose. apotre utanga ubukire akirukana abazimu akirukana abadayimoni akirukana inyatsi akavura abagabo akaba akanyabugabo akigabo murumva. ubundi abakristo bose bagatira ifaranga byinshi n'amamodoka bakayazana bagaturana amazu batuyemo yose bakayaduha. we uraseka yewe bikora imana wamushinga umushinga mwiza. wamushinga rwose nawe fese sinagukurikira. we ntabwo ufite ubwenge icyakora ntabwo ufite ubwenge wowe we ni mukuze kujana nza gusengera iwanyu umunsi umwe n'ibyo murimo kwigisha ari ibyo gufatanya byo no ibyo nazabakiza umva ahubwo bikora imana narakumva ibyo nibyo nabasha ibyo reka nkubwire wowe turi kumwe kwigira pasiteri urumva nkajya ndirimba nkanacuranga mu rusengero ugacuranga cyane na gitari ibyo gusa nasemba rugakubita. umva reka nkubwire none icyo utaruzi buriya ngewe na mbere hose nari muri korali zo gupfugura rurabiretse. ibyo nta mushinga urimo ahubwo komeza natumbwire ni wowe nashaka yego wowe umusore wowe nkurikira ngugire umurobyi uroba amamodoka amafaranga imikufi ya zahabu n'ibindi byose. hariya wowe uri twande yewe Faustin ndakumva bera iyi nyine inzu nimukiyemo. aka kazu ni keza da tembera hose ntacyo gatwaye da gusa ntigahenze we ntagira ntese rwose ubu namaze kwiyakira ubu ngiye kuba umugore. ariko sinama nakugira rero kujya mu rugo ko ibiruhuko byari bigeze kutayikurikije ahubwo nkaba mbona wishakiye geto. abagore babiri mu nzu sha sinshobora kujya kwicarana na mama mu rugo ntwite sinshobora ariko
ndebera ni ukuri ndayatangiye kugaragara. none se we niba mama wawe ataramenya ko utwite amafaranga wakodesheje inzu ukaguramo n'ibi bikoresho byose wayakuye? dore nanjye ko ntoroshyera nyine hari ikigabo nayakuye. ye mama da hari ikigabo cyemeye kurera iyi nda hehe no kwirirwa kuri rucana ukundi. mwana we hana wese hera uramenya utaba ugiye kwigira indaya muri iyi Kigali, waba ugiye kubona ishyano no kubabaza mama wawe. kubabaza nde? Mama wawe. babaza mama kandi ndawe ariyo ngo ikinamico